Abakunzi ba Noble Solutions twongeye kubasuhuza tugira tuti Imana ibahe umugisha kandi iteka ryose mujye mugubwa ku mirimo yose mwerekejeho amaboko. Bantu mutishimye cyangwa se mubaye muri bihe bibagoye, turabibutsa ko muracyakundwa n'Imana kandi igihe kimwe bizarangira mugere mu bihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu nka bitandatu byonyine, bitandatu abantu kenshi dukunze kumenya dukuze cyangwa se dukunze kumenya dutinze, igihe cyaraturenganye cyangwa se cyaraducitse. Ikintu cya mbere dukwiriye cyangwa se dukunda kumenya ko niba uha umwanya munini ibibazo mu buzima bwawe ari byo uhura nabyo kenshi, kandi uko uha amahirwe umwanya munini mu buzima bwawe nibyo ukunda kugeraho. Muzakunda kubona kenshi abantu bahora baganira, bahora bavuga ibintu bibi, ibintu bibabaje, ibintu biteye agahinda, ibintu biteye intimba. Murabyumva namwe, nibyo bakunda guhura nabyo, nibwo ubuzima babo, nibyo bakunze kuganira. Kandi n'abantu bakunze kuganira ku mahirwe cyangwa se bakunda kwishyira mu mutwe wabo ibyiza bazahura nabyo, birumvikana ko bakwiriye no kubiharanira, nabo nibwo buzima bakunze kubamo inshuro nyinshi cyangwa se kenshi. Ikintu cya kabiri, ntugashikame cyangwa utinde cyane ku mvune uhura nazo, kuko imbere ushobora kubona ko arizo wari ukeneye kugira ngo ugere aho uri kuri uyu munsi. Buriya rimwe na rimwe mu buzima hari igihe usanga abantu rimwe na rimwe bita ku mvune cyangwa se ku ngorane bari guhura nazo muri ubu buzima cyangwa se mu bihe barimo, ugasanga nizo bashyizeho umwanya munini, ariko igihe cyo gutekereza ko imbere hashobora kuba heza bitewe na za mvune ntibabitekerezeho. Ntabwo umunsi turi buze gusobanura cyane, ariko nawe ugerageza wibaze, iyo udaca mu mvune runaka waciyemo kugira ngo ugere ku byo ugezeho uyu munsi, wari kubasha kubigeraho? Icyo ni ikintu tugomba kwibaza. Ntiwari kubona degree utabanje kwiga, ntiwari kugera ku iterambere ugezeho utabanje kubikora, utabanje kubirarira amajoro. Rero ntitugakunde gutinda cyangwa se ntitugatinde ku mvune turi guhura nazo kuri uyu munsi, kuko hari igihe ushobora gusanga izo mvune n'ibyo bibazo n'uko kugorwa uri guhana ko kuri uyu munsi ari kuzagufasha kugera ku ntego zawe. Ikindi cya gatatu rero, ntugatinye kugerageza ibishya kuko utazi neza aho umugisha wawe uri. Inshuro nyinshi ibintu bishyashya tugerageza nibyo bikunze gutanga amahirwe. Ibi bintu bivumburwa, yaba iterambere risanzwe, yaba imyubakire, yaba iby'ikoranabuhanga, byose biba byaturutse ku kuba umuntu yagerageza. Kenshi uzasanga abantu bagerageje ibintu bigatanga umusaruro mu buzima turimo muri iyi minsi bugezweho, usanga baba barabigerageje inshuro nyinshi bikomeza byanga. Iyo uri umuntu ugira intege nke rero mu kugerageza, ukajya uhita ucika intege vuba byihuse, ukanga kugerageza ibishya ngo nshobora guhomba, icyo gihe nta n'ibyo uzageraho. Kugira ngo ugire ibyo ugeraho ukwiriye kugerageza ibintu bishya, ukaba ari byo nabyo ukabyitaho. Iyo ubyitayeho hari igihe bibyara umusaruro, kuko ntabwo uzi ngo umugisha wawe uri he. Ikintu cya kane rero, niba utabasha kwita ku byo uvuga, nta kontrole cyangwa se nta bushobozi ufite bwo kugena ahazaza, ni byiza kandi na ngombwa ko kontrola amagambo yawe, kuko nukontrola amagambo yawe nibwo ushobora cyangwa se nibwo ufite amahirwe yo kugena ahazaza, uburyo hashobora kukubera heza. Ikintu cya gatanu, ubuzima ni indorerwamo igaragaza ibyo uyireberamo. Ubwo ndi kuvuga wowe uyireberamo ibyo utekereza. Ubuzima uri kunyuramo, ubuzima ucamo, ugenda ubamo bwa buri munsi, ni indorerwamo igaragaza wowe ibyo utekereza, wowe uri kuyireberamo. Aha nawe wo kwigenzura rero. Ikintu cya nyuma rero nahisemo ko uyu munsi turi burebe, uyu munsi turaganira umwanya muto cyane. Umuntu uhura nawe mu gitondo bwa mbere ni wowe ubwawe. Ni wowe ukwiriye kwitaho, ni wowe ukwiriye kwigenzura, ni wowe ukwiriye kureba n'ibyo ushaka kugera hari byo ukwiriye ari byo uri guharanira. Mbese umwanzi w'intego zawe ni wowe, umuntu wateza imbere intego zawe na gahunda ufite ni wowe, nta wundi, ni wowe nawe ku giti cyawe, kuko ari wowe uhura nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi imbere y'abandi bose ukibyuka. Tubifurije guhirwa iteka ryose, mujye muhaha muronke cyo mukozeho kibabera cy'umugisha. Turacyabakunda. Iyi ni Noble Solutions. Imana ibaha umugisha.